Yeah. Yes, ndizera ko mumeze neza rero mwese. Ubushize hari abantu twaganiriye bambwiriye ko mutari mwamenya ibipimo neza. Ukuvuga ngo rero iyo turi kwiga muzika, ikintu uba ugomba kwitaho cy'ingenzi ni igipimo. Nyamuneka nongeye kugira ngo twongere tubihereho, tugiye kwiga intambwe ya gatatu, etape ya gatatu, do, re, mi, fa, so, la, si cyangwa se ti ndetse na do. Ni ukuvuga ngo noneho hano tugiye kongeraho andi manote abiri nanone mashyashya kugira ngo turangize ya manote abiri. Nituza kubonamo ino nota ya do, ni ukuvuga ngo do tuba tugezeho tuba dutangiye urundi rwego rw'amanota rushyashya, indi ogutave nshyashya niko tubyita. Niyo mpamvu hano nimuza kubibona neza muri buze kubona yuko twanditse ngo urunani. Urunani rero ni ukuvuga ngo ni amanota umunani tuba tugiye kwiga, ariko ni ukuvuga ngo iyo tuje tugasoma do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Iyo tugeze kuri do tuba twongeye tugatangira bundi bushya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Bitewe n'uburyo ushaka kugira gute, ushaka kubisomamo, twagenda tubibona ku nanga nzungu, ariko ni ukuvuga ngo buriya iyo dufite inanga cyangwa se icyo twita piano cyangwa se synthetizer, bitewe n'uko mubyita cyangwa uko mubikoresha iwanyu bihwanye n'aho uherereye, ariko tuzadukunda kuvuga inanga nzungu cyane, mujye muhita musobanukirwa icyo ari cyo, ariko ni ukuvuga ngo nyirizina ikintu tuba dushatse gusobanura. Ni ukuvuga ngo iriya nanga uburyo iba iteye, iba ifitemo amagutave agiye atandukanye bitewe n'uko ireshya. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi kwiga tuzagenda tubibona neza nk'uko nagiye mbibasobanurira. Ni ukuvuga ngo do duheraho iteka ryose, yaba ku rufunguzo rwa fa ndetse yaba no ku rufunguzo rwa so. Iriya do iba iri muri ogutave ya gatatu. Nyamuneka ibyo bintu mubashe kubyumva neza. Iyo tugeze ku nanga nzungu, iriya do tubasha kuyibona kuri ogutave ya gatatu, yaba ku rufunguzo rwa fa ndetse yaba no ku rufunguzo rwa sol. Bishatse kuvuga ngo ariya manote tuzagenda tubona mu rufunguzo rwa fa, amanote turi kubona ubu ngubu mu rufunguzo rwa sol. Do zose ziba ari zimwe, imirangiro iba ari imwe. Icyo biba bitandukaniye n'aho ziherereye bihwanye n'urufunguzo zigize gute, bihwanye n'urufunguzo zifite. Tugomba rero kugerageza kwitoza bino bipimo. Nyamuneka gerageza witoze igipimo cya kabiri kuri kane. Kigira ibihe bibiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri. Wowe uri kugitera rero nababwiye yuko mwirinda kuvuza tuno tuntu, ntabwo muremererwa kutuvuza. Nzabaha uburenganzira bwo kugira gute, bwo kutuvuza mu gihe hari ahandi hantu tuzaba twigiye. Ugerageza pa 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 pa. Ni ukuvuga ngo nta kintu kiba kigomba kuba kigize gute, nta kintu kiba kigomba kuba kirimo. Uri kubona yuko igipimo cya kabiri dufite igihe ngutu turamanura ndetse n'igihe ndege. Igipimo gitangirira hasi kikarangirira hejuru iteka ryose. Twajya ku gipimo cya gatatu kuri kane. Pa 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 pa. Uri kubona yo turi kujyana amaboko yombi, tuba turi gusa nk'abagira gute, nk'abagusanya. Pa 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 pa. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Gerageza wige bino bipimo ubashe kubinoza neza. Tukaza kugira igipimo cya kane kuri kane, aricyo twabonye muri rya note dukunda kwibandaho cyane iyo turi kugira gute, iyo turi kwiga intambwe nshyashya. Pa 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 pa, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane. Gerageza rero kwiga ibipimo kandi ugerageze noneho no kwiga gutwara amaboko yombi. Pa 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 pa, rimwe kabiri gatatu kane, rimwe kabiri gatatu kane. Mbaragerageje no kubibashushanyiriza kugira ngo babashe kubisobanukirwa neza. Igipimo cya kabiri kuri kane, igipimo cya gatatu kuri kane ndetse n'igipimo cya kane kuri kane. Twabonye yuko dufite ubwoko bungahe bw'ibipimo, dufite ubwoko butatu bw'ibipimo. Dufite igihe, dufite ibipimo ngira habiri, tukagira ibipimo ngira hatatu, tukagira n'ibipimo bigize gute,
n'ibipimo bivanze. Ibipimo bivanze rero tuzagenda tubibona biri mu bwoko bwinshi cyane, ariko bizagenda bigaruka mu bya bindi ngira habiri, bizagenda bigaruka mu bya bindi ngira hatatu, ariko dufite uburyo tuzabyiga ngo tukabivanga. Uyu munsi wa none rero turi kwiga igipimo cya kabiri kuri kane, nicyo turi gukoresha cyane, ndetse tugakoresha n'igipimo cya kane kuri kane mu gihe tuba dutangiye intambwe nshyashya. Ariko mu myitozo tuzajya tugenda tubona igipimo cya kabiri kuri kane, icyo tuzaba dukunda gukoresha. Ibindi bipimo tuzagira gute, tuzatangira kugenda tubyiga tubyitoza nyuma. N'aha ngaha muri kubona yuko dufite n'igipimo cya kabiri kuri kane, ariko nyamuneka ni ukuvuga ngo aha ngaha turamutse tuje muri kubona yuko twandika uno mwitozo nta gipimo twari twarashyizemo. Rero iyo nta gipimo twashyizemo ntabwo tuba tuvuze yuko uwo mwitozo utuzuye, ahubwo twebwe icyo turaza tukabara n'iki, turaza tukareba ngo iri note rigira ibihe bingahe. Twamaze kubona yuko iri note riduha ibihe, kandi ni ukuvuga ngo bya bihe rifite biba ari wa mubare fatizo wo hejuru, sibyo? Noneho tukaza kureba wa mubare wo hasi, tukaza kureba ngo iri note ryavuye noneho muri ihe note. Dufite inota fatizo, twabonye ko rya nota fatizo ari iki? Twabonye yuko ari ya ntonde yose, sibyo? Cyangwa se ya ruziga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero iri note riva muri ruziga. Ni ukuvuga ngo tukaza tukareba ya ruziga, iyi ngiyi, iyi ni ruziga nkoni ifite ibihe bibiri, ndetse yavuye muri ya yindi ifite ibihe bingahe? Ibihe bine. Akaba ariyo mpamvu tuvuga yuko ari kabiri kuri kane. Tugiye gukorana imyitozo rero twongeyemo ano manote mashyashya yiyongereyemo na ndetse na si. Do, re, mi, fa, sol, ra, si, do. Ni ukuvuga ngo narabibabwiye niba gukora umwitozo uzamuka urwego rw'amanota ndetse ukongera ukanamumanuka. Ibyo nibyo bigufasha kumenya umuziki neza kandi vuba. Yewe do, re, mi, fa, sol, ra, ti, do, ti, ra, sol, fa, mi, re, do. Muri kubona yuko tuba twatangiye amezire yacu tukayihera hasi kandi tukayirangiriza hejuru. Hano rero ushobora no kuza ukanavanga n'aya manote. Bibutse yuko iyi myitozo twababwiye yuko nyirizina nubwo tuba twakoresheje kiriya gipimo cya kane kuri kane, ariko hano nta gipimo baba batwirinze. Iyo uri kubivanga rero ugerageza gusoma inote ugezeho, ndetse n'igihe mwarimu ashobora kuyiviraho. Dufate urugero do, so, do, la, fa, re, so, mi, ra, si, so, re, mi, si, do, fa, re, so, do. Muri kumva yuko mba nabivanze kandi nkabasha gukora iki? Nkabasha gukora indirimbo. Hariya turamutse dufite n'amagambo dushobora kuba twarishyiraho, ndetse noneho tukabyandika noneho no mu bihe mu gipimo runaka dushaka gukoramo ya ndirimbo, tukabasha kuririmba indirimbo yacu igeretse neza. Aha ngaha rero ikintu biba bidusaba cyangwa se tuba dukeneye ni ukugira ngo dufate umurangizi. Niba umuntu ashaka kubwira ngo mvugira inote ya fa, niyo yaba agutunguye, niyo waba uri mu nzozi, ku buryo urahita uyimubwira. Fa, mvugira inote ya ra,
la, mvugira inote ya si, si, mvugira inote ya mi, mvugira inote ya re, mvugira inote ya do, byose akaba ari ibintu usanzwe uzi kandi ubisobanukiwe neza. Buri note yose rero ugomba kuba uyizi mu mutwe neza n'umurangiro wayo kugira ngo ubashe gukora iki, ubashe gukora ino myitozo. Imyitozo iroroshye, icyo tugomba gukora ni iki, ni ugutera igipimo, nta kindi kintu kiba kigize gute, nta kindi kintu kiba kirimo. Mbibutse yuko nta muri kubona yuko twaje ntabwo tuba twafunze umwitozo wacu. Hariya rero biba bitugaragariza yuko umwitozo utarangiye. Niyo mpamvu hano batubwira ngo tuba tugiye mu exercice. Iyo tuje tukagera hano, iyo dufunze na turiya bare de mesure, iyo dufunze na turiya dukoni tubiri, turiya turongo tubiri, niko tukwereka yuko umwitozo urangiye nyirizina. Niyo mpamvu hano tuba twanditse 25 tukaza tukongera reka dukomeza indi 26. Nuko nguko biteye. Hanyuma rero hano turaza noneho mu myitozo yacu turaza tugakora inote do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Hano rero dushobora noneho gukora uyu mwitozo tukawusoma neza uburyo ugeze gute, uburyo uteye do, re, twawutangiye ndetse tugatangira igipimo hasi tukanasoreza hejuru. Ariyo uyu nguyu wongera ugahita unagaruka noneho do, si, la, so, fa, mi, re, do. Ubundi turatangira igipimo hasi turangirize hejuru. Nyamuneka abantu muri kugerageza kwandika mugerageze ibishoboka byose, mugerageze mu bishoboka byose abantu muri kugerageza kwandika please. Hano hari amanota atandukanye. Aya manota niyo y'ibanze turibuhera. Iri note ndetse n'iri ngiri ndetse n'iri ngiri, aya ni amanota atatu yose atandukanye. Iri note ribamo aya ngaya abiri, iri note naryo ribamo aya ngaya abiri. Rero ni ukuvuga ngo hari abantu muri kwandika ugasanga wowe waje warangiza iyi note ukaza ukayandika ukayisibanga, iki kidomo kikaba kingana n'iki ngiki, warangiza ukavuga ngo iyi ngiyi ifite agaciro k'ingi. Iyi note mbibutse yuje ukayandika mu buryo, iyi ngiyi wanditse gutya, iyi note imezire yawe ntabwo yuzuye. Ni ukuvuga ngo iyi note igomba kuba ifunguye, byerekana yuko ni ukuvuga ngo hano tuba dufite ronde tukagira branche rero iba ari note ifunguye. Ni ukuvuga ngo ni ya ronde twandika ariko tugashyiraho agakoni, sibyo? Hanyuma noneho tugiye kwandika ya nwari turaza tukandika ya ronde, turaza tukandukura ya ronde, twarangiza bamwe twandukura ya branche, twarangiza tugasibanga noneho wa mwanya wabigize gute, wa mwanya wabonye. Mwibuke yuko nababwiye yuko buri note iva mu yindi. Mwige rero kwandukura amanota neza, ko nabonye yuko mu myitozo muri gukora ayo manota atagize gute, ayo manota atagaragara neza ku buryo busobanutse. Dukomeje rero uri kubona yuko uyu mwitozo hano noneho tugiye kuvangavanga ya manota, aho noneho tuzajya tureba amanota n'urwego rwayo agiye avangavanga. Dufite hano amanota noneho ya ntwara. Ndi kubatandukanyiriza rero uburyo tuzajya twandukura amanota muri porute yacu. Hanyuma hano noneho tugiye gusoma, mwibuke neza nababwiye ngo y'igipimo hano kitagaragaye ntabwo biba bishatse kuvuga yuko nta kirimo, ahubwo wowe urwego tugeze mu rwego rw'abahanga. Hano ugomba gusoma ukareba ngo noneho
hano dufitemo ibihe bingahe, dufitemo amanota angahe. Ese ubundi baramutse batashyizemo igipimo wabasha kumenya ubwoko bw'igipimo kiri muri iyi porute, muri iyi manota yacu? Ni icyo ngicyo ugomba kugira gute, icyo ngicyo ugomba kwitaho cyane. Ni ukuvuga ngo rero hano noneho ikintu tugomba kureba ni ahantu amanota aherereye ndetse n'uburyo n'imirangiro yayo igenda isoramo. Do, re. Uri kumva yuko tuba dufite noneho imirangiro igiye itandukanye. Tugiye kubitera noneho mu gipimo ndetse tunabisoma ndetse duhite twiga n'aka karirimbo. Buri wese n'uraza kugerageza gukora indi myitozo. Indi myitozo nawe isigaye wibutse yuko uba ugomba kureba igitabo cyawe ukaza kugira gute, ukaza kugisoma. Do, do, re, mi, fa, fa, so, so, ra, ra, si, si, do. Nuza kureba umwitozo makumyabiri ngo yawe ukurikiraho n'ubundi ni wa wundi wongera bakandikura, ariko noneho uza ukagira ute, uza ugasoreza hano hasi. Niyo bakubwiye do, do, si, si, ra, ra, so, so, fa, fa, mi, mi, re, do. Ukuvuga ngo nawe uragerageza kugenda usubiramo iriya myitozo ndetse uze no kwiha n'indi iramutse yenda. Nawe aha ngaha ugeze ku bushobozi bwo kuba wabasha kwihimbira akaririmbo, ukikorera amanota runaka, ukandukura mu manota, warangiza ugashyiraho amanota runaka, warangiza ukaza no kuyaririmba. Noneho ushobora noneho kuza kubikora, warangiza ukaza noneho kubyohereza muri gurupe, tukaza kureba noneho ibintu wanditse n'ibyo wasomye, ese koko nibyo, tukanagukosora. Sibyo? Ariko rero hano tugiye gufatanya kwiga ino ndirimbo bayita iby'isi ntibigira nyirabyo. Turaza kureba rero ngo iby'isi ntibigira nyirabyo, ese iyi ndirimbo ikoze ite? Bishobora no kuyisoma mu buryo bwose. Do, 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 si, ra, so, 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 ra, ra, so, fa, mi, mi, fa, so, 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 mi, re, do, mi, mi, re, do. Muri kumva yuko hano rero turi kwiga indirimbo byose nabashije kubisoma ngewe uriya muzika mbasha kugira gute, mbasha kurangiza uriya mwitozo wose. Ariko no kuvuga ngo wowe mu gihe uri kwitoza gerageza usome akantu gatoya. Mwebwe mwese abafite turi kubona yuko wenda note nini irarangira hano, ushobora kuza ukagasoma wenda ukakarangiriza hano ngaha. Do, 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 si, ra, so. Mwebwe mwese abafite so, so, ra, ra, so, fa, mi, murahe n'abahandi. Mwibuka kugera gushyiraho ya mariyezo ndetse na za kure kandi mubikora neza cyane. Mbibutse neza yuko ukuvuga ngo hano noneho twatangiye kujya mu rugendo, turi kwigisha korali. Uyu munsi wa none iyi ni indirimbo baguhaye, ugiye gutangira kwigisha korali wowe ubwawe ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzaza cyose nurangiza ngo uhite ugihute. Muzarebe abanyamuziki uburyo bigisha, bagenda bigisha akantu gatoya, kuko wenda indirimbo n'ubwa mbere ayibonye cyangwa se n'ubwo yaba atari ubwa mbere, ashobora kuba yari asanzwe ayizi, wenda yarayisomye yaramaze no kuyifata mu mutwe, ariko ntabwo waza ngo uhite uruhukira bino bigango byose nurangiza uhite kubyigisha abantu. Ntabwo babasha guhita babishyira mu mitwe yabo, ubasha kugenda ubigisha akantu gato. Niyo mpamvu nawe mu myitozo urimo urakora ugiye gufata akantu gatoya gato, niko kabasha kugira gute, niko kabasha kugenda gafasha ba bantu mu buryo bwo kugira ngo babigire gute, babifate vuba, cyangwa se nawe ubifate vuba. Ko buriya iyo uri kwigisha indirimbo nshyashya nawe uba uri kwiga, buriya nicyo kintu tuba turiga. Ni ukuvuga ngo rero uza usoma akantu gatoya, warangiza ugashyiraho na ya magambo, noneho
mukaza kugera n'igihe noneho muza kugira gute n'igihe muza kubihuza. Mwebwe mwese abafite murahe n'abandi mumenye kw'iby'isi bitagira nyirabyo. Uri kumva hariya noneho uri guhuza ya manota yose. Do, si, la, so. Mwebwe mwese abafite so, la, so, fa, mi. Murahe n'abandi. Gerageza noneho unatere iki? Unatere n'igipimo. Mi, fa, so, mi. Mumenye kw'iby'isi bitagira nyirabyo. Re, do, mi, re, do. Igipimo gitangira he? Gitangira hasi, kikarangira hejuru. Niba ushobora kuza gusoma amanote yose warangiza ukaza no gushyiraho n'amagambo yonyine ukwayo kandi uteramo n'igipimo. Do, si, la, so. So, la, so, fa, mi. Mi, fa, so, mi. Re, do, mi, re, do. Mbibutsa yuko nyamuneka mu gihe uri kwiga muzika utu tuntu wituvuza, sibyo? Kuko nuba uri kudirija se indirimbo nuba uri umuririmbisha uzatuvuza se oya ntabwo bizakunda. Ahubwo ugomba kugerageza kwitoza igipimo cyoroheje kandi kijyanye na bya bihe twagize gute na bya bihe twahoze gutera. Mwebwe mwese abafite murahe n'abandi mumenye kw'iby'isi bitagira nyirabyo. Uri kubona yuko ndi gusa nk'uririmbisha, sibyo? Ndi gutera igipimo ariko nsa nk'uririmbisha kandi noneho ibintu bikaba bigize gute, ibintu bikaba binoze. Bino rero bigufasha kubifata vuba vuba, ariko wibeshya n'uwabifashe ukagira ngo wabifashe kandi utabifashe. Ubundi ibi ngibi bivuzwa n'umwarimu mu gihe ari kukwigisha kugira ngo abashe kukumvisha injyana nyirizina. Kubera ko turi kwiga online, nicyo kintu tuba tubereyeho, ariko ni ukuvuga ngo mu gihe wowe uri gukora imyitozo ntuzajya ukubita tuno tuntu, oya simbishaka, sibyo? Ikindi ntuzajya ukubita n'ikirenge rwose kugira ngo wiyumvishe injyana mu kirenge, oya gerageza kubyikuremo. Wowe jyana nabyo, nta kindi kintu ugize gute, nta kindi kintu ugendera. Do, si, la, so. So, la, so, fa, mi. Mi, fa, so, mi. Re, do, mi, re, do. Nuko nguko biba biteye. Kuvuga ngo rero uri kubona yuko imyitozo twawusomye kandi tugerageje no kuyitindaho cyane. Indi myitozo nawe isigaye ni iyawe. Ndabashimiye rero, nizere ko mumeze neza, mukomeze muryoherwe n'amasomo ya muzika. Tuzagaruka ubutaha twongera twiga irindi somo rishyashya, indi etape izabikurikiyeho. Murakoze cyane rero, mugire umugoroba